batagiye kunywera imihango nambaye ubusa. Yarambwiye ngo ntago wemerewe koga uzogeje. None mami namwe nimusigare musenga ngiye guhahira abana. Ubu bari bambwiye ngo ncenja kwa muganga kugira ngo bandebere. Emwe namwe nimusigare murasenga nanje ndagiye. Ndifotoye noherereza umutware. None nimusigare musenga ndigendeye. Gira ukwegere ngo nimusigare musenga yigendeye. So ubu turimo turasenga abandi bagiye guhamiriza Imana nawe uhamiriza Imana nyuma y'uyu munsi mu izina rya Yesu. Abimana yakuye hahandi na hahandi na hahandi. Nukuri muze mushimira Imana. Turasha kubona benshi bakurikiye bava hahandi na hahandi. Ntashimwe wicara. Turimo turabihuriza mu ndirimbo. Bwira uko igihe twabihurije mu ndirimbo Imana irimo irabona ikiri ku mitima yacu. Umuntu yarebye uririmba arareba arangije aravuga ngo ntazasubira inyuma. Icya kabiri yaramaze igihe gito avuye mu byo wavuyemo nyine by'abarangi wavugaga. Arangije akajya agira tentation gukomeza asubirayo. None ubu we n'umugabo umugore we n'abana babwiye ngo uzapima no kureba hari. Bivuze ngo ishimwe ryawe wazamuye mu ndirimbo iriyo ryonyine ryagize gute? Byakoze akazi. Nibaguhe mikoro noneho uririmba utarira. Nibiza uyasuke ariko ubu reka tumufashe kuvuga ngo Yesu arakoze. Ugihagaze buriya buhamya burakomeye. Hagira uwundi ubyumva ukiri mu mwijima veyo. Bivuga ubishyize mu magambo make. Wavuze ko Imana aguhaye akazi. Narakumvise. Nukuri. Urangurira. Twagiye. Umunsi gahunda no guseka. Haleluya. Ndashima Imana nukuri. Ejo yakoze ibintu bikomeye. Hari abantu benshi bakize. Nyiranye ndi kubona message nkagira ubwoba nkavuga koko Mana ese niyo mpamvu naciye muri bino bintu no kugira ngo aba bantu bakire. Barakwandikiye barakubwira. Bari kunyandikira hirya no hino abantu bapostinze bakambwira ati no muntu ari kutubwira ko akize. Hari nkana nagiye gusengera nimugoroba ejo hashize umuntu ngo buri gihe yaryamanaga n'umudayimoni ariko ejo abonye post yanjye abonye yakurikiye Grace Room mvuze iryo joro nibwo bwa mbere asinziye neza nyuma y'imyaka 12 nibwo yabohotse. Nimba hari imitima imeze gukira imirakira nukuri nashimiye Imana ko nta kintu na kimwe gikora kugira ngo ihombe. Ibintu byose dukoraho ibigira ngo yunguke. Haleluya. Haleluya. Ndashimira Imana rero mvuzeho gato nkuko byagenze nakoze mariage mbana n'umugabo ariko agira umufamiliye w'umwe wakubaga mu Barangi. Yari inshuti ye cyane nanjye aza kuba inshuti yanjye murabyumva. Aza umunsi umwe numvaga namerewe neza ndamubwira ati ariko nkeneye gusenga. Kumba umugabo we bamujyanyeyo mbere. None nanjye arambwira ati ariko hari abantu banjyanye nawe yakujyana. Ngenda uko nguko ngezeyo ntababeshye nasanze badasenga bari bamaye n'amafaranga ngo hari amafaranga ngomba kuba kugira ngo babanze bagire ibintu bakubwira. Kuva umunsi mpava nahavuye ndundi muntu ugendera mu mwijima uteye ubwoba. Kuva umunsi tuhava twabaye noneho abantu bahateranira buri munsi kandi ubwo mama navuye Igisenyi mu rugo n'Igisenyi nsenga nawe asenga ariko ikintu cyanejeje ni kimwe. Haleluya. Aho hantu hari umumama nyine ubwo murumva nyine buri kintu cyose gihe gifite umuntu ugihagarariye. Umumama niwe wari ubahagarariye. Hanyuma uwo mumama rero twaraziranaga cyane ntago byahuraga.
yahoraga ambwira ati ntibihura wowe ufite abazimu benshi kubera iki turasenga mu rugo mama aba yatwitse nubwo bitagenze gute kuko yari yaratuciye ku miryango yose avuga ntabwo ikintu bakora barasenya dia nta kindi kintu bakora ni ugusenyagura nicyo kintu bakora mu bantu umugabo wanjye yajya akamubwira ibintu nanjye najya akagenda akambwira ibintu tugahora tumeze ngo iyi mitwe buri wese arebana n'undi nyine mbese ibintu ari hatari ndabyibuka umunsi umwe nagize ikibazo ndavuga ati hajye kwa muganga abwira umugabo wanjye ati ntajye kwa muganga muzane hano amugurisha itasi igitenge gishyashya ndagenda batangira kundasaga kuko bandasaze hano mu mutwe batangiye kunkoraho imihango nambaye ubusa avuga amagambo menshi akora ibintu byinshi bitandukanye kuva uwo munsi ijambo rimwe mami yarambwiye ngo ntago wemerewe koga uzoga ejo ndagira ngo babwire igitangaza Imana yakoze twaratashye n'umutware tugera ahantu mu ishyamba ahantu utabona naho wugama imvura yaguye iminota 5 gusa nyinshi ntago mbese kunabivuga ntago iyo mvura yarengeje iminota 5 kandi uko bisa kose twaragiye dusanga ahandi ntago iyo mvura yahaguye irakuhagira iranyuhagira pe ikintu cyose yari yansize kimvaho haleluya ndashimira Imana nyuma yaho ngaho murabyumva nyine ntizakomeje kugenda neza ko njye nahise mvuga ngo ahantu rero ndahagaritse kujyayo umutwara akajya ajyayo ariko njyewe ndavuga rero Imana yaje kukuvanayo Imana imaze kukuhagira n'imvura ni ukuri iranyuhagira impa umwana w'umukobwa mwiza ngirira ukwegere nawe yakuhagiye mami reka mvuga akantu gato ibaze ko icyo gihe ubuzima twarimo n'umugabo byari bigoye no kwishyura inzu y'ibihumbi 100 byabaga bitugoye ariko ibaze kuko byaje kugeraho tuvuga duti rero ibi bintu birimo biratusha imbaraga kandi icyo bashaka ni njye nawe reka duseparating mbe ngiye ukwanje nawe urumva ubuzima kuko njye najyaga gusenga cyane we ntago yabibagamo bikaba ngombwa ko mvuga ati ikintu cyose gituruka kuri wowe singishaka ndimenya ariko ubuzima bwaje kuba bwiza no kurusha twari turi kumwe mumaze kugira gute tumaze gutandukana kuko twaravuze ati jye ukwa umugabo nambwa ati jye ukwawe nanjye byahoraga bihanganye kuko byashakaga ko njye nawe nyine duhora mwinjiye muri monde spirituel y'umwijima igera hiba ego none uyu munsi umeze uyu munsi rero turashimira Imana turimo turagenda duhura ariko duhuzwa no gusenga cyane duhura n'imitima iri kumwe duhuzwa n'urukundo duhuzwa n'Imana umwanzi yaraneshejwe mu buzima n'ukuri yaraneshejwe haleluya kandi no kwa kabiri Imana yisi kubohora hano burundu n'ukuri Imana yarambohoye ndashimira nakari gasigaye kagize gute karagiye buheri nta nubwo kateze kuzagaruka ndashimira Yesu ni umwami haleluya ijambo rimwe navuga Yesu ni mwiza murakoze Imana iguhe umugisha mwinshi